Reka mutere story reka ejo bundi nakira umukiriya umva sinze yaraturutse umva kamare ku mugabo yamaze kurya ankwita agatipu k'ibihumbi 7 umva narasetse ndishima yewe nago wabyumva urumva ibyo ngibyo bikaze jewe hari igikobwa cy'Isirayeli kwiri kimwe cy'inzu ariko nagukize kimwe gikunze kuza kuhangura nyine hahandi no nyitigitira ibiraka kikanuma abagabo ni mugabo inoti 5 ariko ejo bundi igiti kiraka 1300 ikizigaye 1015 ariko kizayamera menya nazangura muri iki gihugu sete mbumugaga. Okay, aya mafaranga yuhembwa wongiyeho na ya misiyo iri gukura mu bagabo niyo uzafata ukanywa umva tugakoresha ubukwe byo kwirirwa umbwira ngo rankunda ibyo ntacyo bimbwiye agenda ukayafata ukayajyana muri za warage nimba ari warage nimba ari za redi warage simbizi ibyo ntacyo bimbwiye umva uvuga ngo ntacyo kubwe uko ni wowe iki kinini cy'umutima wanjye uzi amafaranga ninyabona ntushaka kuzambwira dukoresha ubukwe bw'icyumweru cyose ngo ngufite ngi nta kintu cyananira Gasiki reka nkubwire tuza n'ubundi uramfite guseka nkwe gasopo yambe ni yanyu uzasanga umukeri kungurira agafanta cyangwa akabyeri nuzanshinga hejuru ngarimo kuntereta kuko nubundi ntacyo dupanga wowe nubundi we ko nabyawe tuza impfubyi yumvira kurujyo tarahubwo shavu kayembwe manuke kuri cyakigure cyurakubwiraga ukijye kwita kimwita uduciri twanje unana n'izo byeri zanje wavuga zipfundurire kwivi turakwara icyo nongera kuvugana nawe gafefe krokodile Gasiki nunutse ubwo kira kigore kiri gusa nk'ikintu gifite amafaranga no tugere tukishyuza. Oh my god, mwishyuza sari idena kurimo we tipu ko yarye wenyine nanjye tuzi iriya ni tipu yanjye yo kuranga abagabo ndayirira njyenyine kandi nuderanje. Ariko se mwebwe ko muri kutwitambika hari gahunda dufitanye nama? Yes! Na gahunda mfitanye n'abarezi nkamwe utwara ubukapu bw'abagore njye mbonye umudamu wamaye akazi niwe ndi kwishyuza mata shiranga. None se sheri uyu mwana ko ari kukwishyuza hari ahantu muziranye? Aho tuziranye pe ahubwo hari ahantu twahuriye mu kabari nako mu bukwe bwa mukuru wanjye ashaka kunyigiraho nyine umuntu wa danje muko mihonje. are you sure Emmanuel? Pega sire kwini mfite amatama yuzuyemo ikinyoma suko nasone mfite wamaye yanjye cyangwa se bitise bishyira hanze. What? Bebe nako sheri byose tubivuge kavugira mu ihembe kandi uvuga ngo tumwishyuze jya gupanga diro n'uyu mumeri wari uhari cyangwa se ninda kubashye ko twasezeranye ivanga mutungo ku buryo ni deni bamfitiye mu gasozi turifatanyije. none se sheri uranyihakanye nuzi ko dukora no kukabari kamwe gakura mu kabari gacuruza icyayi cyangwa igikoma twashugashye ukajya kurasobura cyo ukanika nkishyuriza yanjye yo nakoreye. Gasiki ndagiye ariko bimwe byo kubona itarizi imyukazo unyifatisha tubikansoningira. Sorry mabuje mwiza none se gukora mu gikapu byakunaniye ngufashe. Ariko se wacyana we niyihege muri gukinana na sheri wanjye? Sorry patron none se kagasire kuri naka kakobwa keza gafite amatama ameze nko ku kibuno cy'ipusi ni wowe ukifunga. None harya kado ngo ni si babariruma amakuru neza ko wasanga ufite amakuru ahagije. Mwanza mabuja bishyira hanze ibintu byose cyangwa amaye ndavuga no kukuru nakozere cyashyigaho cy'ibyo kigirira cy'igipapa kikakwahagiza ukasiga isutiye cyane ariyo byuze gasega ngateva. Ariko nkubwi ibanga ubungiriye ni irihe nari nzi yuko ugiye guceceka none dore ibintu byose ubishyize hanze. Mpa mabuja kwase nukavuga ngo ntabanganye ko ngiye muri kara kabari ko nkura njye muntu wa mbere ugira ibanga usi yamba nagira ibanga kagasore kakwifuza kakujyana muri ya shambre none aba hafi ngo nze ngutabare tare gusana nakuka k'inyuma y'akamazemo. Kado ubwo nibyo ngibyo urabivuze. Ceceka se nyine umva rata kado ngaye ibihumbi 20 nyashyizeho ubundi ngiye umbwira amateka ye yose uzi n'amakosa aba yarakoze. Oh my god, va patron ugira ngo nubwo bivene bwawe uza kuba ari sire queen twasira utamurunguruka. None se kado nimba ari ibyo ko sheri wanjye naho yabataniye n'akarima k'igikoni. Bavuga karima k'igikoni wavuze polisi ya Nyungwe kari isurwa na ba mucyagenda benshi Nyungwe ni nka public toilet zimwe zo ku muhanda buri muntu wese azakanyaramo za toilette zo ku muhanda nyine. Na amahirwe guhura nawe kado umbwiye amakuru menshi nari nkeneye kuba namenye. Nese sheri ngo witaye ku magambo y'iki cyane ntabwo uziko cyari gifite ibiro indera. are you sure Emmanuel?
umva rero wa mwana we mbabarira ungirira ibanga pe umva ngiye kuguha iyi telefone nzaza kuyigwatura ntuzaniye yawe yishize va atayibona Photo. ese ubwo akanama muvuyemo hariya ni gatikira cyo kuzara abantu bashaka neza ibintu by'Imana ikababura umva musore ushatse nakushatse neza uyu mugore nta n'ahantu bazakubeshyira ko iwabo baroga agira ubuntu butiza urugi bakagerekaho n'inzu cyakora sheri uyu mwana ibyo akubwiye nibyo iwacu pe ntabwo turoga rwose umva naho turaye bucya banika indaya mbaya sheri ibyo numva nibyo cyangwa ndi kumvirana ko numva mu matwi yanjye harimo utuntu twinjereye ngo bucya mwanika Photo. hakwakagaho ushobora kugira amatiku watuje akajyana housing yawe ko bracket bayikuyemo kera agakapu k'amafaranga yanjye se kukajyanye Are you sure, Emmanuel? amakuru nagwaye n'ay'ubusa tutuza shana radiyo ry'amabuye Jesus is Lord. ariko sheri ibyawe nawe ndi kubikemanga ibyo tubyihorera nyitiriza telefone yandikiremo nomero nivugishiriza umuntu sheri erega buriya telefone nta nubwo ari iyanjye pe ntiyakariya agahungu niko kari kayintije nta nyine kanayijyanye sawa tugende burya uwanga amazimwe abandwa habona ibyawe ndagenda mbimenya gake gake kandi ndabizi ndabitahura tugende ariko usigaye ukorera mu kabari si umwirata ufite niko wakoreye Imana bigishoboka ukareka gukorera akabarira akoye ko twatangiranye muri korari nkwiye gusigamo ukaba ukirimo ubwiye Imana yuko yari kumariye ariko ngiye buri kwezi binjiza ifaranga kuri konti yanjye mva yenjo sinkubeshye naho kugira nkore mu kabari nirwe bantegetse kwambara impenu abacecuru n'abaki bose ibisaza baza bankorakora umva nakorera Imana ko ntawayikoreye wikorera amaboko sha nakoreye ku toni za dodo umva nukagaye umurimo umuntu akora kuko ntabwo ari wo mutunzi umva yenjo sinkubwira gukorera Imana ukantera ibipfusi umva ceka hebyo ntabwo bijyasha sinkubeshye mfite imbere heza mfite inyuma heza umva n'Imana imbonye yankunda igukundamo iki se umva umubiri ni ubusa we umvishe wagira ngo se mborote mbere nk'igiti nkawe udahorota umva ejo bundi nzagusanga mu bitaro akaguru wakamanitse umvishe wahorose ubu uzaze kumfatira akaguru hehe nta kintu usibye gukora mu kabari no gukora wese ukorera Imana yakumariye ceceka Oh my God. ese ubwo nkamwe mu mpoyi iki kubabwira iby'Imana nibyo mwamora umva njye natanze itangazo ahantu hose no mu kabari ko dukoreramo umuntu uzangurira kuri shiri wanjye enjo nk'ubu wibara ko nzamukura amenyo nibagiwe n'imbavu yagasiki ntabwo twashwanaga ubwo kano kagabo kaje kanyiyemeraho ngo nkora mu kabarira ngo muri ka kabari nyine ka kandi dukoramo hani Imana agakorera nta kikamarira mbari ibyo ngibyo ibi nabikaze ese umwana w'Imana baramuhondaguye nyanswa kangaba ubwo nigatege neza nkakubite ntereka kuko umwana wanjye mvuno ariko nkamwe muraza mureberera nkaho mwanabaye utuma gukura hejuru none se muri dukoze iki nimba wakoze amakosa urahanwa nibyo umva nanjye gasiki nanjye ibyo uvuze byambayeho niba ari ibyo kata ku mutwe ahubwo buraka twigende Toka kure wache bwabo. gasiki mureka ahubwo twigendere ntukomeze kundakarira kari agahungu kari gushaka kuduteranya gashobora kuba kabonye fotokopiyeze yanjye ariko ndabona ngeze aho ngera ngiye kugera mu rugo reka dutandukane numva ubwo ngubwo turaza kuvugana kuri fone sawa dupange za gahunda mwana namubonye namumenye ubundi ntibikore byacu ndaza kumenya amakuru neza yikwerekeye kuko ntabwo ngushira amakenga
aba nakundi nanjye reka ngakire hano. shaho utajya bwamabeshwa byinshi koko ndagukoze no kudakoroye urabona wazi ngo ndi umwana mwiza umva telefone bura ntakamenye yuko narangije kuyigwatiriza kubera ibyaha byanjye ahubwo reka ngende nyigwature. narisobanukiwe ikirezi TV nimwe banje wowe utarabimenya kora subscribe nibabawe baguha filime zirenze n'agasikira urenze kuri management ihenze nzanira iryo umva Angel areka dukomeze dukora muri iyi bar tujye tuzana uduceri ntange kugira nyine nzajye mbona ukuntu mwifu ubu se uyu munyanya w'umutaje wowe urabona wawukura uyu udafite urusengisa rwawe ntabwo wawubona. ni ntangarugero ubwiza bwawe ni ntangarugero umva yamu nka taci yanjye nari nkuzaniye amafaranga yawe njye haraho